Imana ishimwe kuri uyu mwanya tubonye wo kumva ijambo ry'Imana. Kuri iki cyumweru tugiye gusangira ijambo ry'Imana ku ikoranabuhanga. Turashima Imana rero kubw'ishyaka ry'itorero mukomeje kugira, turashima Imana kubwo kwitanga mukomeje kwerekana, turashima Imana ko mufata umwanya mugakurikira ijambo ryayo muri ubu buryo dukoresha muri iki gihe. Dukomeze gusenga twizeye yuko muri iki cyumweru gitaha yenda ku itariki 8 bazadufungurira tukava muri guma mu rugo, ndetse amateraniro yacu agakomeza nk'uko yari asanzwe. Reka kandi twongere gushimira igihugu cyacu mu by'ukuri. Abantu bashobora kubona yuko turifungiranye turi muri guma mu rugo, ariko ni uburyo bwo kuturinda, ni uburyo bwo kukurinda, ni uburyo bwo kundinda, ni uburyo igihugu cyacu kitwitaho. Kandi ngira ngo muragenda mubona hirya no hino iyo mureba ibiba yuko hano mu Rwanda Imana yabanye natwe ku iki cyorezo cya COVID-19 kidakomeje kutugirira nabi nk'uko biba hirya no hino. Nubwo abantu bapfa ntabwo tubyishimiye, nubwo abantu barwara ntabwo tubyishimiye, ariko kandi turashima Imana yuko imibare igenda imanuka. Reka rero dufatanizamo gusenga mbere yuko nsangira namwe icyo Imana yanshyize ku mutima, maze umwuka w'Imana adufashe kandi ageze ijambo ryayo mu mitima yacu. Dusenye Imana. Turagushima Mana ishobora byose yuko aho tugeze aha ngaha ari ku bwawe, ni wowe dukuye muri ibihe bikomeye, ni wowe tugejeje aho tugeze aha ngaha. Reka dukomeze tukwerekezeho imitima yacu, tukwerekezeho ibyiringiro byacu, ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kuturinda, ukomeze kutujya imbere, turindire imiryango Mana, uturindire igihugu, kandi uduhe ibidukwiye mu gihe gikwiye, kugira ngo ejo bundi ntitugutekwishukeho kubera ubukene, kubera inzara n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko duhore tuzi kandi tubona yuko uri Imana ifite isi ku kiganza, kandi natwe udufite mu maboko yawe. Reka rero muri uyu mwanya umwuka wawe wera dufashe kumva no gusobanukirwa ijambo ry'uyu munsi, ngo ritwubake kandi ridufashe kuzana abandi kugakiza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira amagambo yo mu Bikorinto ba mbere igice cya 9 guhera ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 23. Ayo ni amagambo Paul yandikira Abikorinto, abo yari yarabyaje ubutumwa, aho yari yarakoze mu rugendo muri imwe mu ngendo ze, akahamara iminsi 18, akahavuga amezi 18, akahavuga ubutumwa, maze abantu bakaza kugakiza kandi itorero rigatangira. Ni nko kuvuga ngo niwe wahavunnye, niwe wavuze ubutumwa, maze abantu baza kugakiza. Mu rwandiko rero Paul yandikiye Abikorinto turasangamo amagambo meza, kandi turasangamo inyigisho nziza. Izo nyigisho zigaragaza umutima, zikagaragaza ubushake, zikagaragaza intumbero, zikagaragaza icyari ku mutima wa Paul mu kuvuga ubutumwa no kwandikira Abikorinto. Inyigisho imwe yigaragaza gusumba izindi, igaragaza icyari ku mutima wa Paul kurusha ibindi, nuko Paul yifuzaga ko itorero rishyira hamwe, abantu bagashyira hamwe, abantu bagahuza umutima, bagahuza inama, kugira ngo ivugabutumwa rikorwe kandi abantu baze kugakiza. Ngira ngo Paul dushobora kumwigiraho byinshi, kuko hari igihe abantu bihugiraho, hari igihe itorero ryihugiraho, hari igihe paruwase yihugiraho, hari igihe diyoseze yihugiraho ikajya mu twayo, igakora utwayo, yaba paruwase yaba diyoseze, ndetse si ukwihugiraho gusa ngo yirebe. Hari igihe bajya no mu buntu budafite agaciro, budafite umurimo, bukabatesha intego, bukabatesha icyerekezo, bukabatesha
kubwira abandi ubutumwa bwiza buzana abandi ku gakiza. Intego ya Paul rero, icyifuzo nyakuri kigaragara, icyifuzo cye cyari uko yashakaga yuko abantu bafataniriza hamwe bagakwirakwiza ubutumwa bwiza, maze benshi bakakira agakiza. Paul yari afite ishyaka ry'itorero, Paul yari afite ishyaka ry'ivugabutumwa, Paul yari afite ibyifuzo no gushaka ko abantu bamenya Kristo kandi bakamumenya mu buryo bugari, mu buryo bwagutse, mu buryo bububaka, mu buryo bubakomeza. Ni kuri ibyo rero Paul yashaka ko abantu bafatanya ngo bubake umurimo w'Imana, ngo bakomeze abanyantege nke mu kwizera, ariko uyu munsi twakwita discipleship, ngo bavuge ubutumwa abantu baze ku gakiza, ariko uyu munsi twakwita evangelism. Murabyumva rero yuko ubushake, intego, ibyifuzo yari uko ubutumwa buvuga kugira ngo benshi baze ku gakiza. Korinto wari umujyi utoroshye, Korinto wari umujyi ugoye, Korinto yari metropolitan city, umujyi uhuriwemo n'abantu benshi bavuga indimi zitandukanye, bafite imihango n'imigenzo itandukanye, bafite imyumvire itandukanye, bafite ukwizera gutandukanye, ndetse nta watinya no kubivuga, bafite imana nyinshi, kandi bari abantu barimo ubucuruzi, barimo abanyabwenge, barimo abantu biyiziho rwose yuko ari abahanga kandi bazi ubwenge. Hari abantu benshi bashaka kuvuga ubutumwa kugira ngo babiboneremo amaronko, kugira ngo bashobore kwitunga, kugira ngo bavuge ubutumwa babihemberwe kandi bibatunge. Iki uyu munsi umuntu yakwita self-proclaimed prophets cyangwa se apostles. Ibyo ngibyo turazi yuko no muri iki gihugu cyacu hari igihe usanga hari abantu umugambi wabo atari wo kuvuga ubutumwa, ahubwo umugambi wabo ari ugushaka amaramuko, ari ugushaka amaronko mu buryo bavugamo ubutumwa, mu buhanuzi batanga, mu nyigisho bigisha. Ukabona ko icyo bashaka ni izina cyangwa se ni ukwiyerekezaho ngo abantu baze babahe ibyo bashaka, babahe amafaranga, ariko mu by'ukuri bigisha inyigisho z'ibinyoma. Ngaho rero aho Paul yabaga, ngaho yari ari, ngaho abantu yari yandikiye, ngaho abantu yari yabwiye ubutumwa, abenshi bakaza ku gakiza. Ariko nta hantu ubona yuko hari icyo nita religious entrepreneurs, babandi bari bazi kwishakira no gushaka imibereho. Paul aragira ati, bantu b'Imana, abo yabwije ubutumwa amaze kugira i Efeso, yumvise ibiba, yumvise ko bateshutse ku ntego, yumvise ko batakivuga ubutumwa nk'uko bikwiye, yumvise ko hari umwiryane mu buryo bwa doctrine. Bamwe bagira bati ntibakwiye kurya inyama zimeze gutya, ntibakwiye kurya inyama zatanzweho ibitambo, bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Paul arababwira ati, bantu b'Imana, bantu bamenye agakiza, bantu nabwiye ijambo ry'Imana mukemera, nimuve muri ubwo buntu budafite agaciro, nimuve muri uwo mwiryane, nimuve muri uwo mwumvikano muke, nimuve muri izo mpari, nimuve muri uko kwigira indahangarwa, nimuve muri ibyo bintu bidahesheje Imana icyubahiro, mugume ku ntego. Kandi iyo ntego yari kugira ngo abantu baze ku gakiza, bakizwe. Kenshi rero Pawulo ibyo yavugaga, ibyo yahanuraga, ibyo yigishaga, byo kuva mu bintu bidakwiye, byo kureba aho berekeza, byo kureba ivugabutumwa, byo kubaka umurimo w'Imana, ngira ngo n'uyu munsi wa none umuntu yabibwira itorero, umuntu yabibwira abanyetorero. Icyo rero cyari kugira ati, nimuze, nimushyire hamwe, nimwitwararike, tugire kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana,
abantu bakomezwe mu ijambo ry'Imana, abantu bakomeze mu kwizera kwabo, tubwire abandi ubutumwa baze kugakiza. Paul yashakaga ko buri muntu wese mu itorero akoresha impano ye kugira ngo abantu bumve agakiza kandi bamenye Imana. Kuvuga ubutumwa niwo wari umuhamagaro wa Paul urenze ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kandi uwo muhamagaro wo kuvuga ubutumwa, Paul we agira ati kuvuga ubutumwa nibyo mpatirwa. No kuvuga mu Cyongereza bakoresheje ijambo ngo compared to, nicyo mpatirwa, ngo ahubwo ntanabikoze nabona ishyano. Icyo ni kikubwira yuko ni umuhamagaro yarazi, yarasobanukiwe ko ari Imana yamuhamagariwe kuvuga ubutumwa, naho ubundi atabikoze yuko yabona ishyano. Uko kuvuga ngo nabona ishyano ni ikintu kikwereka uburyo rwose Paul yemeraga adakekeranya kandi yizeraga umuhamagaro we nk'uko Imana yari yamuhamagaye, kuko yagiraga ati bitabaye gutyo nabona ingaruka zikomeye cyane. Paul atavuze ubutumwa, umutima we wamucira urubanza. Paul atavuga ubutumwa, nta mahoro yagira. Paul atavuga ubutumwa ni nko gutenguha, ni nko guhangara igihango yagiranye n'Imana kubw'urukundo rwa Kristo. Paul agira ati muri byose, mu byo nakora n'ibyo navuga, icyo shaka, icyo nifuza ni ugukomeza abantu mu ijambo ry'Imana, ni ugukomeza abantu mu kwizera kwabo, ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo benshi baze kugakiza. Hari igihe nibaza ngo wowe nanjye mu itorero turimo, mu ikanisa turimo, muri paruwase turimo, muri diyoseze turimo, mu itorero anglikani se turimo, cyangwa mu itorero ry'Imana, ishyaka dufite ryo kugira ngo abandi baze kugakiza, ryo kugira ngo abantu bakomere mu kwizera, ryo kugira ubuhamya bwa bundi tudashidikanya, ahubwo tuvuga ngo kubaho kwanjye ni Kristo, kandi icyo shaka nuko imibereho yanjye, nuko imigenzereze yanjye, nuko imikorere yanjye bihesha icyubahiro Imana, kandi bikabera abandi inzira iza kugakiza. Nibi bintu rero bikomeye cyane, byari bikomereye kandi biremereye Paul yandikiye aba bantu b'i Korinto, ashaka kubereka yuko muri natire ye, muri kamere ye, mu muhamagaro ye, mu mikorere ye, icyo agamije ni ugukorera Imana bitarebye inyungu ze, bitarebye yuko hawe umushahara. Guhabwa umushahara kw'abakozi b'Imana no guhabwa impembo ibashoboza muri uwo murimo ni ikintu gikwiye cyane, ni ikintu ijambo ry'Imana ryigisha yuko umukozi wese akwiye impembo, kandi yuko umuvugabutumwa nawe akwiye gushyigikirwa n'ababwira ubutumwa. Ariko Paul we yarabirebye aravuga ati urabizi, kugira ngo ejo abantu batazangereranya n'aba bandi nababwiraga b'i Korinto, imibereho yabo yari yo kuvuga ubutumwa kugira ngo barebe uko baramuka. Paul aravuga ati byaruta yuko jyewe nshobora kwitunga, nshobora kwisapotinga, nshobora kwishakira iyindi mibereho. Nicyo gituma yagiye mu byo gukora amahema kugira ngo yibesheho kandi avuga ubutumwa, abantu batazagira ngo aravuga ubutumwa kubera gushaka indamuko, kubera gushaka kubereho. Ariko mubyumve neza, ntabwo guhemba abakozi b'Imana, ntabwo gushoboza abakozi b'Imana ari icyaha, ahubwo n'ikijambo ry'Imana ritwigisha. Icyo Paul rero yahisemo gushyira imbere gusumba ibindi byose nk'ihame ngenderwaho ni ukuzana benshi. Ntabwo ari ukuzana bake, ni ukuzana benshi bashoboka bose kugakiza. Niyo yari guiding principle, niryo ryari ihame rya Paul, kuzana benshi kugakiza, kuvuga ubutumwa ngo abantu bakizwe, kujya mu makaritsiye, kujya mu midugudu, kujya mu tugari, kujya mu ntara, kuvuga ubutumwa ngo abantu baze kuri Kristo, bamumenye by'ukuri. Ngira ngo icyo nicyo natwe Imana iduhamagarira, haba aho dukora,
haba aho tuba, haba aho dutuye, haba mu makanisa yacu cyangwa mu madiyoseze yacu, haba mu itorero ryose muri rusange, kuvuga ubutumwa ngo abantu bamenye agakiza. Paul rero kubwe intego ye, icyifuzo cye cyari cyo kuzana abandi kandi kuzana abantu benshi ku gakiza. Kugira ngo ibyo abigereho, kugira ngo ibyo abishobore, hari ibintu Paul yagombaga guheba, hari ibintu Paul yagombaga gukora. Icyambere tubona yuko Paul yagombye kwitanga, akirundurira mu Mana, maze ngo akabimbata ya bose, ngo akabimbata ya bose. Mu murongo wa 19, uko gushaka kwimbata ya bose si ikindi, ni ukugira ngo yegere abagomba kubwira ubutumwa, bamwibonemo, abibonemo, abiyegereze, kugira ngo yumve ibyabo, amenye ibyabo, yishyire mu mwanya wabo, hanyuma ahindukire ababwira ijambo ry'Imana, abasobanukiwe, abumva kandi atabasuzuguye. Icya kabiri kwari ukwitanga, yiyima ibyo yari akwiye kubona. Iyo usomye muri aya magambo harahavuga ati n'abandi mubaha ubushobozi, n'abandi murabakoraniriza, mukabaha amafaranga bashoboza, mukabaha imbaraga zo kugenda, ariko jye nahisemo kwitunga ngo wowe na Barinaba. Hari n'ahandi avuga ati ese niba abandi bo mubibaha kuki jyewe mutabimpa? Ariko noneho ahitamo yuko ibyo si byo agiye kwaka. Ikindi Paulo yahisemo akanga, akikuraho, uretse uko kwitanga, uretse uko kwiyima ibyo yari akwiye kubona, kwabaye ukwicisha bugufi. Yemera kwifatanya n'abo abwira ubutumwa ngo akunde abagereho. Rimwe na rimwe turagenda tukihanika hariya, rimwe na rimwe turavuga ngo hariya sinajyayo, rimwe na rimwe turavuga ngo nkwiye kubwira ubutumwa abantu bameze gutya. Ariko Paul urabona yuko abantu bose ku rugero rwabo yabageragaho kugira ngo abagizeho agakiza. Icyo nicyo nita flexibility mu mikorere, mu mibereho, kwicisha bugufi ukabana na buri wese, kandi kwicisha bugufi ukaganiriza buri wese kugira ngo ubone uburyo bwo kumugeza ku gakiza. Iyo yari imwe mu ntego za Paul. Paul's preaching, kuvuga ubutumwa, yari icy'abantu, cya kindi abantu bavuga ngo this is a duty. Kuri we cyari a duty, wari umuhamagaro, ariko kandi wari n'umugisha gushobora kuvuga ubutumwa. Mu Banyefeso 3:2 havuga ngo kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu. Iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana, ijambo ry'Imana nahawe ku bwanyu, ku bwanyu. Iyo rero ku bwanyu ntabwo ihitamwo, ntabwo ivuga bize n'abatize, ntabwo ivuga bo mu mujyi n'abo mu cyaro, iravuga ku bwanyu. Nari nkwiye kwiyumvamo, wari ukwiye kwiyumvamo, buri muntu wese yari akwiye kwibonamo. Mu murongo wa 9 havuga ngo njijure bose ngo bamenye uburyo ubwiru bukwiriye kugenda, ari bwo bwashimwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose. Ijambo ry'Imana riratujijura, ijambo ry'Imana riduha gusobanukirwa, ijambo ry'Imana riduha kumva no kumenya ibyo tutari tuzi. Ijambo ry'Imana ridukura mu bya kera rikadushyira mu bishya. Ijambo ry'Imana riduha indangagaciro nshya zishingiye kuri ya myumvire mishya ya identite nshya yo muri Kristo Yesu tuba twabonye. Intego ya Paul kwari kuvuga ngo icyo nakwita serving others, imbata ya bose, gukorera bose, kwiha bose, kwitangira bose. Ntabwo rero yagendaga gusa areba ibyo agenewe mu ivugabutumwa cyangwa ibyo navuga yari afitiyeho right, cyangwa se yari afitiweho ibyo yari gushobora kuvuga ngo ibyo right navuga iki ngo ibyo
ni uburenganzira bwanjye ibyo kurya, yarya inyama, yanywa amata, yanywa, ibyo byari uburenganzira bwe. Hari n'ahavuga ati yewe no kugendana n'abagore b'abakristo babizera tukajyana ku rugendo rw'ivugabutumwa, nanjye nari mbyemerewe. Mwibuka ko Paul yari umuseribateri, ariko nubwo yari umuseribateri ntabwo yarabujijwe kujyana n'abandi kuvuga ubutumwa, yarabujijwe gukora icyaha, yarabujijwe kujya mu cyaha, ariko kugendana no gukorana n'abantu batandukanije igitsina mu buryo bwo kuvuga ubutumwa ntabwo ari ibintu yarabujijwe. Akongera ati kandi mfite uburenganzira bwo guhagarara gukora ibyo nkora, bwo gukora amahemba, noneho ngahindukira ngatungwa nabona byaje ubutumwa kugira ngo bashoboze umurimo. Paul did not want his rights. Ntabwo ari umuntu warwaniye uburenganzira bwe ngo ibyo agombwa kuba cyangwa ibyo agombwa guhabwa ngo abihabwe, cyangwa ngo bimubere intambamyi y'ivugabutumwa. Ahubwo kenshi byamuhaga imbaraga kumva yuko ntabafitiye ideni. Uretse yuko iyo urebye kenshi usanga no kuba yarakoze gutyo atarabyubahiwe n'abo yakoreraga, ahubwo bumvaga yuko yari akwiye kubona ubwo bufasha kugira ngo mushoboze kuvuga ubutumwa, kandi koko byari bimukwiye. Ariko icyo Paul yangaga icyo ari cyo cyose cyamubera intambamyi yo kuzana abantu ku gakiza. Reka natwe tujye twanga. Ariko no muri ibyo ngibyo yagiye avuga tubwara uburenganzira bwanjye guhembwa no gushobozwa mu buryo bwo gutungwa n'abakristo bya burenganzira bwanjye. Yagiye yerekana nko mu murongo wa 7 kugeza mu 8, yagiye yerekana mu ngero zisanzwe za buri munsi z'imibereho ya buri munsi ukuntu abantu batungwa n'ibyo bakora. Mu murongo wa 7 n'umunani yavuze ngo ninde wigeze kuba umusirikare akitunga. Ni nko kuvuga ngo kubera uwo murimo yakoraga ni nawe wamutungaga. Ahandi hakurikira avuga ngo ninde utera uruzabibu ntarye imbuto zarwo. Bivuga iki rero? Bivuga ngo niba narababyaje ubutumwa, niba mwarakuriye muri Kristo, niba mwaramenye Yesu, namwe mukwiye gufasha mu kubaka iryo torero. Nicyo gituma kenshi tubabwira ngo yego ntawe ukwiye kubigira kwisoni, mutanga amaturo, mutanga icyacumi kugira ngo abo bakozi b'Imana bashobore gukora umurimo Imana yabahamagariye. Ahandi nakavuga ngo cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame. Hariho bamwe bakamizo bataragiye hariho bamwe bakamizo bataragiye. Abangirikani n'abana beza cyane, mukunda kumva ubutumwa, mugakunda kwitanga. Ariko niba umuntu yavuze ati nimuze twitange dukore uyu murimo, nimuze twitange twubaka urusengero, nimuze twitange tugurize intebe, hari igihe ubona yuko abantu bagenda bagononwa. Ijambo ry'Imana rishaka yuko Imana ishaka yuko ukora ikintu kikuvuye ku mutima, ikintu wishimiye, ikintu witangiye. Ariko noneho twahindukira tukajya hariya naye kuvuga amazina, umuntu yavuga ati nimutanga amaturo, ugahura utuzi ukagenda ukaritanga hariya kandi utaritanze mu itorero ryawe, cyangwa se ugaheruka ukajya gufasha kiriya kandi utagifasha mu itorero ryawe. Sindiho nanga yuko ukora umurimo w'Imana, ariko umurimo w'Imana ukorera aho uri, ndetse nawe ukorera aho ugaburirwa kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ritere imbere. Njya nibaza nkareba ngasanga no mu kimina abantu bishyizemo ari abantu 10, ari abantu 5, ari abantu 20, bagakomeza bashyiramo uko bashoboye n'uko ubushobozi bwabo bungana. Ujya kugira gutya ukumva ngo baguze moto, wagira gutya ukumva ngo baguze imodoka, wagira gutya ukumva ngo baguze ubutaka. Nta mpamvu n'imwe iriho yatuma na hano iwacu Kibagabaga dushyize hamwe, duhuje umutima, duhuje inama muri bike dufite, ariko tukabikorana umutima ushaka, tugatanga uko ubushobozi bwacu bungana kandi bukwiye, ariko bivuye ku mutima. Nta mpamvu n'imwe tutakubaka umurimo ukomeye kandi mwagiye mubigaragaza. Ahubwo icyo tukwiye gukora ni ukurushirizaho kuba consistent, ni ugukomereza aho ngaho,
ni ugukomeza ubwitange. Hari igihe njya ndeba nkumva ngo abangirikani turenga miliyoni hano mu Rwanda, turi 1,200,000 cyangwa se 1,300,000, yewe niyo twaba abantu 500 gusa, ariko dufite iryo shyaka ry'ivugabutumwa, ariko ibyo dufite iryo shyaka ryo kubona abandi baza kugakiza, ariko dufite iryo shyaka ryo kubona itorero rukura, dufite iryo shyaka ryo kubona dukora ibintu biramye, bihamye, byubaka, biteza imbere itorero, nta kintu na kimwe tutageraho. Ngaho tekereza nawe, niba ari abantu se 300, 1,000, noneho umuntu akiyemeza ati ngewe ngiye gutanga 1,000 cyanjye muri abo 300, twaba dufite 1,000,000. Niba ari abantu se hano muri Kibagabaga iwacu tuvuga ngo ngiye gushyira amafaranga 500 mu mufuka w'ivugabutumwa buri uko Imana ishoboje, nta nubwo ari buri kwezi, nta nubwo ari buri munsi, nta nubwo ari buri mwaka, ariko uko Imana ishoboje, ariko nkabikora mbikuye ku mutima, nkabikora mbishaka, uribaza ko ubwo bushobozi twabukwizanye, twaba dufite ubushobozi bunini cyane kandi Imana ikadukoresha byinshi. Ibaze nawe tuvuye muri twa tundi Paul yavugaga ngo nimuve mu byo murimwo bidahesha Imana agaciro, tubivuyemo bya bindi byo kuvuga ngo nihakore nyanaka, bya bindi byo kuvuga ngo ngiye yambwiye cyakora yambwiye cyendarakaye sinkora, ibyo bintu byose tukabivamo, umugambi wacu icyo dushaka kikaba ari icyo twakora ngo duhurize hamwe tuzamure umurimo, ubona twakora ibingana iki. Ejo bundi narabibonye ubwo mwavuga ngo reka twitange, reka dufashanye, reka dushyire hamwe, dufashe abadafite ibibatunga muri iki gihe cya COVID-19, mwatanze ibintu bitari bike cyane. None si ibyo ngibyo niba twabishobora, kuki ibindi byo tutabishobora? Paul yarazi kwitanga, Paul yarazi gushyira ku ruhande ibidafite agaciro ngo akomeze ku murongo w'umuhamagaro we. Paul aradushishikariza kuvuga ubutumwa ngo kugira ngo benshi baze kugakiza. Ati yemwe mwari mukwiye kuduha ibidutunga natwe tukabaho kandi tugashobora gukora umurimo. Ati mbese ko abandi bo mubibaha kuki twebwe? Ariko Paul we yari yarahisemo, we yari yariyemeje kwihangira imirimo ishobora kumutunga. Ariko nongere mbibutse yuko bamwe dushobora kwihangira imirimo idutunga, ibyo bita tent making, tukavuga ngo nzakuvuga ubutumwa ariko nzitunga. Ariko hariho n'abandi bafite uwo muhamagaro wo kuvuga ubutumwa, kandi dukwiye gushoboza uko uburyo bwose butwemerera. Mu Bikorinto igice cya 10:33 haravuga ngo nk'uko nanjye nezeza bose muri byose, sinishakira ikinyungura ubwanjye keretse icyungura benshi kugira ngo baze bakizwe. Aho niho ruzingiye, aho niho Paul ariho adushishikariza gushaka inzira zose zishoboka, gushaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugeze benshi kugakiza, abataramenya Kristo bamumenye. Ni nayo ntego yacu y'uyu mwaka, iyo tuvuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe, muze kuri Kristo. Birashoboka yuko hari utazi n'uko aza, hari n'utazi n'uko yamugeraho, ariko none akaba ari wowe, akaba ari jyewe agiye gukoresha kugira ngo tumubwire, kugira ngo tumwereke, kugira ngo tumuzane, tumugeze ku gakiza. Birashoboka ko ngo yari yaraguye akaba adakomeye mu nzira y'Imana, akaba ashaka gukomezwa nawe umaze gukomera. Hari uruhare rwawe rero, hari n'uruhare rwanjye. Icyo Paul ashaka kuvuga nuko nta gikwiye kuba intambamyi y'ubutumwa bwiza, nta gikwiye kutuvuza kubwira abandi kuza kugakiza. Si imico, si ibyo turya, si ibyo tunywa, si uko tugenda, si uko twambara, nta na kimwe gikwiye kutubera intambamyi yo kubwira abandi ubutumwa bwiza buzana abantu kuri Kristo. Paul yicishije bugufi, yihindura imbata ya bose ngo abone uko abwira ubutumwa bwiza, maze benshi baze kugakiza. Intumbero ya Paul yari iyiherera. Intumbero ya Paul nk'uko tuyisoma muri aya magambo yo mu Bikorinto
ba mbere igice cya 9:15 kugeza 23 n'uyikurikirana urasanga yuko intumbero ya Paul yari imwe, I might save some, ngo ndusheho kunguka benshi, ngo ndusheho kuzana benshi kugakiza. Dusoza kandi turangiza, Paul byose yabikoreye kubera kwitangira ubutumwa bwiza nk'uko Kristo yamwitangiye akamupfira ku musaraba. Paul intego ye yari uko abantu bamenya agakiza bakaza kuri Kristo bakamuboneraho imigisha y'agakiza, kandi yifuza gusangira iyo migisha n'ako gakiza n'abandi. Hari igihe turyoherwa na Kristo, hari igihe tubona ubwiza bwa Kristo, hari igihe tubona imigisha y'Imana, ariko nitwifuze nuko n'abagenzi bacu, nuko n'abandi, nuko nabo duturanye, nuko nabo dusengana nabo bagira imigisha nk'iyo iva ku Mana iturutse ku kuyimenya by'ukuri. Paul yanezezerwaga no kubona abandi baza kugakiza. Mbese unezerwa no kubona abandi baza kugakiza? Mbese hari ubwo wumva muri wowe umwuka w'Imana agusunika kugira ngo uwo muturanyi, kugira ngo ako kagari, kugira ngo uwo mudugudu, kugira ngo abantu benshi bumve ijambo ry'Imana, baze ku Mana, baze gusenga, babone imigisha iva mu kumenya Imana, mu kwizera Imana, mu gushyira ibyiringiro byacu ku Mana? Hariho ibintu byinshi biduca intege, ariko ku bamenye Imana tubitura Imana. Ni nacyo gituma ahandi avuga ngo nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura, nimunzanire ibibaremereye ndagira nte ndabaruhura, nimunzanire ibibazo by'umungo ndagira nte ndabibakemurira, nimunzanire ibibazo by'abana ndagira nte ndabibakemurira, nimunzanire ibibazo bya covid mu binture ndabibakemurira. No kuvuga ngo Imana yumva amasengesho yacu, ariko kandi tujye twibuka ko twishyurira kandi dusubiriza ku gihe cyayo. Paul yashakaga ko benshi bamenya Imana, ni nacyo gituma yashakaga kuba imbata ya bose, nicyo gituma yashakaga kubegera. Paul biravuga ngo ku Bayuda yabaye umuyuda, ku Baroma baba Roma, ku banyamategeko abo umunyamategeko. Icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga yuko Paul becoming all to all men, nuvuga ngo yahindu. Mbese mu yandi magambo reka mbivuge nti, ni ukuvuga ko Paul yiyadabutaga kuri situation cyangwa kuri situation yahageze, akicisha bugufi, akifatanya n'abantu kugira ngo ubundi abone uburyo abegera, kugira ngo abone uburyo abageza ku gakiza. No kwerekana ubushake bwa Paul, umutima wa Paulo wo kwegera abantu muri circumstance zabo, afite ugushaka strong desire kugira ngo abazane kuri kwa kumenya Imana, babone imigisha iva ku bamenye Imana no kumenya Imana. Ingero nyinshi z'ibyo Paul yagiye akora biratwereka rwose yuko nkatwe nk'abakristo dukwiye kuvuga ubutumwa, dukwiye kwigisha abandi, dukwiye kubera abandi inzira ibazana ku gakiza. Ndangiza Yesu ati muri Matayo 11:28, nimuze munsange ndabaruhura. Reka tubafashe abo baremerewe kugera kuri Kristo kugira ngo Kristo abaruhure. Reka tubabere ikiraro, reka tubabere inzira, reka tuberekeze aho bashobora kubonera amahoro ava ku Mana, amahirwe ava ku Mana, umugisha